Rwanda Premier League. Rwanda Premier League umunsi wa 22 turibaza ngo uhatiki ko amakipe menshi yose ari bumanuka uko ari 18 aramanuka mu kibuga. Tujya kuri clean sheet kuba banza twereke clean sheet zimaze kuba abanyezamu bamaze kuba bakora ama clean sheet cyangwa se kutinjizwa igitego imikino bamaze imikino myinshi batinjizwa igitego barangajwe imbere na James Desire. Ameze neza ari gufasha Kiyovu uyu munyakameruni nyamara yaje mashidikanywaho ndibuka nakurikiranye transfer ye uriya habuze gato ngo ajye muri Etincelle habuze gato rwose yaragiye muri Etincelle nayisa naho itindamo gakeya bitewe n'ibyo yasabaga urucaca noneho abantu baraza babwira hari ingingo bati nyamara hari zahabu ushatse wayitora ukayifata. Ubwo rero yaravuye muri equipe ya Vision Football Club yari imanutse. James Desire niwe muntu umaze kugira clean sheet nyinshi cyangwa se gukina imikino myinshi atinjizwa igitego kugeza kuri ubu ngubu uvuze ko ari we munyezamu mwiza wa shampiyona ntabwo wabubeshye rwose. James Desire rwose ubwo akurikiwe na Ishimwe Pierre Mario waheze ku 9 ariko ntaheruka gukina ntazongera no gukina vuba. Afite uburwayi buzamumaza hanze amezi agera muri 2 adakina. Ubwo 2 ni uburwayi hakazaho no kurikavaringa navuga ngo iyo ukize ntabwo uhita ujya mu kibuga hazaho no kwezi kumwe cyangwa ibyumweru nka bingahe tora mitende ubundi wabara nk'amezi nk'atatu n'ubundi niyo mpamvu nabwiraga abantu ni mu kwa 5 azagaruka wa champion yarangiye kuri Pierre rwose umwaka saison iri mu marembera kuri we. Ibrahim uyu nguyu rero witwa Brahima Asanu Laji no wa muzamu w'ikipe ya Ali Melek nawe afite clean sheet 8. Irambo Navari wa Marine Murundi clean sheet 7 anganya na Dauda Bareri wa Bugesera. N'abanyezamu beza ugiye kureba aba banyezamu wa uvuze ko aribo beza bayoboye shampiyona ntago abubeshye cyane ko imibare irabavugira. Muri rusange nge nakunze ukuntu Rwanda Premier League inyuzamo ikereka abantu za statistique nubwo hari igihe bisa naho bisinziriye ariko ku ruhande rumwe nkamwumva Julius akora akazi kenshi saba ba boss be kwangaje abandi bakozi bamufasha kwa ko Julius urakora akazi kenshi. Ubwo rero James Desire niwe ukiyobora urutonde rw'abamaze kwinjizwa ibitego cyangwa se gukora clean sheet nyinshi gukina imikino myinshi batinjizwa igitego muri rusange. Mu gihe nabonye top scorer Emmanuel Froma ari we ukiyoboye n'ibitego 11 ariko icyantangaje ndeba kuri iriya table y'abamaze gutsinda ibitego byinshi icyantangaje ni ukuntu witwa Hussein Shaban urumva umaze igihe agiye muri Sudani y'Epfo ari we muntu ukurikiraho n'ibitego 9 habuze umuntu umucaho. Ubwo rero mukomereza Rwanda Premier League mujye mutwa-updatinga bituma abantu bamenya amakuru. Ubwo naduhena ba top scorers baduhenga bo twihuta mu gihe barangajwe imbere na Emmanuel Flomo umusore w'ikipe ya Ali Hilal. Ibitego 11 nibyo afite ibitego 11 nibyo afite agakurikirwa na Hussein Shaban Chabarara ibereye ku 9 kandi amaze amezi 2 atahari. Uzi ikindi kintu nakuye muri uru rutonde Antonio nakuyemo ibintu bibiri. Icya mbere nabonye ko barutayizamu bacu batakibona izamu cyane bitewe na crise yo kuvata Chabarara cyangwa se bakanamucaho. Icyo ni kimwe. Icya kabiri abajene bacu b'abanyarwanda nibatsinda nicyo kintu kigaragara hano abanyamahanga bo abajene bacu b'abanyarwanda nibatsinda pe niyo wafata abandi bakinnyi batatu basanga nta munyarwanda uraza. Ako se wa mujene witwa Mbonyumwami Taiba ko nerutse yatsindaga byaje gukwamira byarangiriye ngemeruka afite nigeze kubona afite ibitego 6 niba ni 6 ni 5 ahari. Ubwo rero kandi mbeheruka muri Fazari Marine ntabwo iheruka kwitwara neza regana. Ubwo rero abajene bacu ntabwo bari gutsinda abanyarwanda ubwo tukata twibaza kuko ipe y'uko bizagenda niba uhita unareba n'amakipe ari muri Rwanda Premier League esa yatakirwa n'abanyarwanda ni bande si hamwe ariko ko ubodi nimero 9 nose uyu mujene witwa Gira umugisha Emmanuel Amin Gira umugisha Jean Claude
si ku ruhande ni se ku ruhande si umuwinga se bayunga bacu ntibarigirira icyizere cyo kuba bavuga ngo nabo bapuse barebe dufite crise mu gice cy'ubusatirizi mu banyarwanda bacu. Reka twigire kuri match ya APR rero. APR ngabo tujyane kuri APR Football Club yakaniye match nayo iravuga ngo Gorilla twarapezanyije muri pre-season match ebyiri mwabereye Shyorongi banganya 2-2 indi Nyamirambo banganya ubusa ku busa ubusa 2-2 nabwo ni 2-2 ni 2-2 muri championnat banganya ubusa ku busa ubu match 3 maze kunganya match 3 nta manota 3 ane kirasajya mu itangazamakuru urabyibuka ati APR niyo twakina match 5 ongeraho kantu harakandi wibutse buriya APR ifitanye inzigo n'ikipe twagurira nago yo gasazizo ko yiteye impaga yayiteye impaga urabyibuka kwa nyamahanga be zishaka kwihorera utwo twose n'utuntu dukomeza uyu mukino urumva ni umukino nabonye ikipe ya APR abakinyi bayo bagarutse abitwa ba Claude niyo mugabo bagarutse bameze neza nabonye yari morale hariya mu Ishyorongi nabonye bitwa ba Yusone bameze neza nabaje n'imyitozo yabo ya nyuma yari irimo morale yo ku rwego rwo hejuru igaragaza ikintu yari irimo morale igaragaza ikintu mu by'ukuri igaragaza ko bashobora kuba banyotewe n'aya manota malgré kuba badafite Pierre ariko witwa Kizimana Adolphe amaze kugaragaza ko ari umunyezamu wamusigariyeho neza ubwo barekipiye nanone niyo mugabo Claude kapiteni wabo ubwo arazasubirana umwanya we nta kabuza abakinyi bandi ni babandi simbona n'ubundi hari impinduka uwitwa Taleb ari buze gukora mu bakinyi be babanzamo ko si kenshi Taleb akora impinduka mu bakinyi be ntabwo ari kenshi si kenshi Taleb akora impinduka mu bakinyi be niyo yakoze impinduka usanga yabanje nk'umukinnyi umwe hanze hagati mu kibuga ugasanga yicaje nka Memel Dao akazana nka Lamine Ba bitewe na match cyangwa se ukareba muri kiriya gice cy'imbere wenda mu gice cy'imbere yabanjemo wenda nka Djibril Watara William Togi na Hakim Kiwanuka ugasanga Denis Omedi Barafinda bande bose bicaye ku ntebe donc usanga ntago ari impinduka nyinshi uyu mugabo akunda gukora mu kipe ye n'ubundi tugiye gupredictinga hano cyangwa se tukareba probable lineup ntago wasanga bahino n'ubundi Adolphe urasanga ari mwiza abakinyi be bane binyuma barazwi uhinduka biri probable Claude ashobora kuza kugaruka ko yamaze iminsi akora imyitozo iri furu noneho uyu munsi ashobora kuza kongera kwisubiza umwanya ashobora kurekipera umwanya we kwa Bugingo Hakim akongera agasubira ku ntebe y'abasimbura ubu ugasanga ari Clement n'ubundi na Yunusu na Kagege na Claude n'ubundi abakinyi be bo hagati akenshi ntakunda kubahindura ni Sekiganda uza kuba uri kumwe n'uyu musore Ruboneka ni Sekiganda uri kumwe na Ruboneka na Memel Dao cyangwa Lamine Ba ni umwe muri abo ngabo batatu b'imbere usanga ari abo ngabo nari maze kuvuga usanga kenshi nabonye amaze iminsi aprefera Djibril Watara guca ku ruhande William Togi na Hakim Kiwanuka niwo nabonye amaze iminsi aprefera ubwo ikintu cyahinduka rero reka tukibabwire kereka William Togi yicaye bakabanzamo Denis Omedi kubera ko nabonye aprefera asigaye aho icyizere umuntu witwa Hakim Kiwanuka ni nawe uri muri forma ariko ni uri muri bigaragara muri APR Football Club Hakim Kiwanuka ari on fire Hakim Kiwanuka ndetse na Djibril Watara nindakorwaho ahantu hahinduka mu gice cy'imbere haba kwa William Togi hahindutse akaba yafa Mamadusi cyangwa Denis Omedi kuko ikintu nabonye Taleb hari ukuntu ataragirira icyizere cyuzuye uyu musore witwa Mamadusi sinzi niba tubyemera nyine cyo kumuha titularisation voilà ibyo yamuha byose hari ukuntu nyine ubona ataramwiyumvamo hari ukuntu ubona kandi ni umujene nge nabonye uzi kwataka arabizi pe agira pressing yo kurwego hejuru agira amapere meza agira amashoti agira intelligence y'umupira no guhanahana n'abandi ntabwo ari egoist ni umuntu uzagasohoka muri defense akaza gakina kandi uramwataka uza gakina akabuja cyane abadefenseri bakubwira ko bari mubi so ubwo rero nabonye akora amavoma menshi cyane buriya banakubwira kubura ngo gufata Prince biragoye Prince Rudasingwa buriya maregre kubona abantu wenda babona afite intege nke cyangwa iki ariko arabuja cyane abadefenseri rero ntibakunda umuntu ubusha baba bashaka umuntu uri statique nyine bafata utabagora utabajyana hano ngo abajyana ahangaha fata baro bamuriho bakaba bazi icyo agiye gukora ubwo rero Mamadusi ni umuntu ubuja cyane sinzi impamvu Taleb ataramuha icyizere ubwo habaye n'impinduka
hashobora kuvamo uyu mugabo William Togi twavugaga, hakaba hajyamo Denis Omedi cyangwa se uwo Mamadou Sy turi kuvuga, ariko ku kigero kiri hejuru ya 70% ababanzamo n'ubundi baba ari abo ngabo. Erega n'abasimbura ba predicting baba bahari muri APR. Ubwo ku ruhande rw'ikipe ya Gorilla rero bagiye gukina ni Alain Kirasa tuzi nk'umutacticien, umutoza w'umutacticien cyane, usoma umukino akagenda nawe akamenya ibyo ahindura, akakwereka ibyo yakinnye, icyo yashakaga gukora. Asanzwe azi APR, we ubwe yarivugiye na interview turazifite hano, arivugira ati APR niyo yaza mu mikino 3-4 tukina nta kuruhuka ntaki, ntabwo yanze. Ahubwo izi mvugo zikunda kuza kuri APR, Ruremesha Emmanuel yatozaga Gicumbi, atsinda 1-0 ikipe yitwa APR kuri stade Peri yitwaga Regional, yatsinze igitego 1-0, bamanika iminota niba ari 8 niba ari 9 y'inyongera, still birangira ari ubusa ku busa. Ruremesha atebye aganira n'abantu nyuma y'umukino avuga ati iyi niyo dukina iminsi 3 ntiyari kuntsinda. Sinzi impamvu rezo mvugo. Sibyo gusa na Canisius wa Mukura wibuke nawe yigeze kujya mu itangazamakuru arabivuga, avuga ati APR niyo twakina iminsi ngayo, wembe ni ure. Ubwo rero sinzi impamvu ikunda kugaruka kuri izi mvugo, sinzi impamvu zikunda kugaruka kuri sinzi niba ari kumetriza foruma APR ikinamo, niba ari kumetriza iki simbizi. Alain Kirasa rero ubwo araza kuba afite abasore be mu kibuga hagati, bari bafite Narcisse Masudi, afitemo uyu musore yagaruye uyu Rutonesha Esbon, afite abo basore muri defense kapiteni we Musa Omar arahari, Tansere arahari, anashobora APR cyane, ariyirasa ibitego no muri Kiyovu yarayirasaga, amakipe manini yashyiramo imbaraga. Tansere Welbeck arahari, Akayezu bari ku ruhande, anyanyagira nubwo atakibura Rouge, nawe inshuti yanjye buri gihe abona Rouge, nubwo niwe uza kuza kugirana na Claude, urumva baraba barwana kuri ruhande. Urumva ubwo mu gice cy'imbere ba Frank barahari, abitwa ba Darcy umukinnyi w'umutekinisiye cyane, sinzi wa Munyamari Rutahizamu niba yaragarutse, amaze iminsi adakoreshwa kubera imvune, sinzi niba baramurekipe, ariko babaye baramurekipe yaba ari inyongera nziza. Bafite agasore gakubagana ariko nagabonye kaba keza, ari agasuper sub kitwa Mudeyi Musa kakajene wo mu Badeyi, umwuzukuru w'Abadeyi, mujene nemeye rwose, wabonye akazi yakoraga muri Covid. Ni umujene rwose nakunze, ufite ubushake bwo gukina umupira, ufite na tala. Ubwo rero ni nkuko wari ubivuze, Kirasa n'umugabo w'umutacticien nkuko wari ubikomojeho. APR ifite akazi, ariko ntibikuraho ko still ku rupapuro iba ariyo favori, kuko ni ekipe ebyiri zifite objectif zitandukanye. Ikipe imwe iri gushaka igikombe cya shampiyona, indi kipe iri gushaka gustabiliza ibintu byayo, reka mbivuge gutyo. Kuko Gorilla to be honest ntabwo ako kanya Gorilla iri mu myanya y'amakipe yamanuka, ariko iri mu makipe yifuza amanota ayifasha kwegera imbere kugira ngo igume mu makipe azahembwa. Uribuka ko muri shampiyona azahembwa kuva ku kipe ya mbere kugeza ku 8. Ubwo rero Gorilla iri kurwanira aho ngaho kumanuka, ko simpamya ko yamanuka. Ubwo rero ikipe iri kurwanira igikombe cya shampiyona n'ikipe iri kurwanira umwanya, ni intego ebyiri zitandukanye. APR ikindi, reka nibutse abantu ko APR iraza imeze nk'intare yakomeretse. APR ninganyije imikino ibiri iheruka, yego ntiheruka amanota 3 yakumbuye, yanganyije na Polisi, yari yanganyije ni Bugesera, hehe imbere yari yanganyije na Bugesera, nyuma yaho ikurikiza Polisi, itsindwa na Ari Hilali, nyuma yaho rero ihita ejo bundi nanone ikurikiza Polisi. Urumva ko ni ikipe y'ingabo nayo nk'ikipe ishaka igikombe cya shampiyona. Kuva Bugesera nta manota 3 iheruka irabona imbumbi. Urumva ni ikibazo gikomeye, ni match nayo irabikomeye. Ni match aka kanya ngewe ntabwo na predicting ngo mvuge uko biza kugenda. Hanyuzemo na Kiyovu baranganya, harya yo kuva Bugesera banganyije na Kiyovu ku mahoro, inyuzamo itsinda match ya Peace Cup gusa niheruka, niyo nsinzi iheruka ya Peace Cup muri champion hita yongera ataka Polisi baranganya. So ifite crise y'amanota, kandi ku manota 9 yashobokaga, urumva yabonye hatatu. Kuko ipiri gushaka igikombe cyawe kuri Nyamukandajya ntabwo tubizi ibyo bintu, ntabwo tubizi, ariko ifite abakinnyi bafite qualité, bafite ubushobozi, ariko shampiyona ni ikindi Antonio, ni ikindi kintu, ni marathon nyine, niyo bakubwira ngo
ntabwo ari wowe wenyine uba wicaye ku munsi w'ejo nibwo Mubaraka yanyibukije akantu arambwira ngo Rayon Sport irangije match zayo zisa n'izikomeye izindi sigaje ziri mu kwezi kwa gatanu basigaje APR bafitanye match mu kandi uko kwezi niko shampiyona izasorezwa na Kiyovu Sport nizo match ebyiri zonyine isigaje zikomeye zitwa ko zikomeye izindi bigiye kujya muri aya makipe mu ntara nandi n'aya matomato y'i Kigali tuzagura za Gasogi zandi nizo bayigira mu gihe APR iracyafite Mukura iracyafite Al Hilal iracyafite El Merreikh iracyafite ikipe ya ASD Kigali iracyafite ikipe igihe yindira twabaze makipe nk'ata Rayon Sport ze gutayivuga rega nayo bizihurira nayo na Rayon Sport match 5 zikomeye ikipe ikomeye bamaze gukina muri retour ni Polisi gusa niyo ni Polisi kandi Polisi nayo yagaragaje ko iri kugenda ihunga igikombe ni Polisi na Kiyovu iri kugenda ihunga ariko cyafite Mukura ubizi ki kubaganira kurwaye Huye irakubwira iti ibyo wadukoze muri Fazare turabizi izabajyana i Muhanga ariko nayo kubaturanye izahava ntacyo nayo ubwo nuko so ubwo rero ni match yo kureba nayo ni match yo kureba ngira ngo ifite akazi katoroshye rwose irya rimenge amanota uyu munsi yakagombye kubiyashaka ngabona atwereka ibiciro yego akanyenyeri 669 akanyenyeri 5 ku rwego mugure banabigabanyije pe bibiri ahasanzwe cyo ndere bitatu regira abizi ko abafana nyine batishimye iravuga ati nta kubahenda hatwikire bitatu ibihumbi 10 muri VIP muze twiyunge ni APR imaze iminsi ivugwamo ibibazo discipline urwayi iki udasobanutse harimo ibibazo byinshi muri PR bidahwitse hari ibintu sigaye mbona muri APR nk'abasiripuri nkatungurwa avuga ni n'imyamukandagira tuzi koko umukinnyi asigaye yifata muri APR agakuraho telefone akaza kagahagarika akabyanga umukinnyi bakamubwira bati jyana na bisi y'ikipe muri nyamukandagira akavuga ati oya ntabwo bikunda ngenda mu modoka yanjye umukinnyi bakakushyira kuri liste y'abakinnyi bari bubanzemo ukaza batangiye woma nyamukandagira Antonio Nyamukandagira nzi si iyi ngiyi ntabwo ari iyi ngiyi Nyamukandagira nzi Nyamukandagira sezo yarangiraga igakoresha inama ba Migi abantu nka Veni ikababwira iti mwarakoze nimugende tubyarana abo ngabo ariko ni Nyamukandagira umuntu witwa Dawuda Yusuf asigagaragaza hagati ibintu bikaba rimwe bikaba kabiri muri APR uri umukinnyi nyabaki APR ko mwadohotse ku nshingano za discipline ahubwo uziko Nyamukandagira yigeze kwirukana abantu banyakwigendera bita Papi Fati irabirukana n'abakinnyi bari on fire babwira iti ntabwo bikunda cyane kubera imyitwarire yanyu sinzi rero muri APR mwaradohotse mwongere mugarura akantu k'igitsure kajyanye n'ibihano nyine biri severe APR bayisubize igitinyiro cyayo iyi ni ikipe yahoranye igitinyiro ubwo rero Nyamukandagira utwo tuntu twose turi mu gikari mu dukosore kuko buriya turafekta iyo ari tutagenda ku ruhande no mu kibuga birafekta cyane hari utwo tuba tuzi tutaza kuvugira ahangaha ko usanga ari ibintu abantu badakeneye ariko mwebwe aho inyuma ni mu bivugute ko munabizi kuturusha cyane so rero ibyo ngibyo rero kuri APR Football Club saa 9:30 iraza kuba yinjira mu kibuga ikina n'ikipe yakira ikipe ya Gorilla Football Club match ikomeye cyane bamaze imikino igera muri 4 APR bataza amanota avuye 3 avuye ku ikipe ya Gorilla Football Club Gorilla rero bo bikoreye imyitozo ku mugoroba bimwenyurira ubundi ni APR bimwenyuriraga ubundi yabo ndumirwa cyane ubundi umwitozo wa nyuma bakubwira ko umwitozo utegura match abakinnyi bagira relax bagaseka ukabategurira udufan games dutoya tw'iminota mikeya ariko ukabibutsa objective ukabibutsa ikintu barwanira icyo ari cyo so niyo mpamvu rero kenshi uzasanga buriya mu myitozo ya nyuma y'amakipe uzasanga abakinnyi bisekera kuko barimo fun games nyinshi udukino dusekeje two gukompeta ushobora no kubashyiraho nk'akantu ko guhangana ukavuga uti ekipe itsinda gutya na gutya free kick nyinshi penalty nyinshi muhawe agapirime hakaba akantu ka competition abakinnyi ukabagira nyine fresh mu mutwe ku buryo baza Antonio baraza bakagukubitira match ukumirwa
So ubwo rero nuko nguko bimeze, ni match iri ku isaha 9:30 kuri uyu wa gatanu kuri Kigali Pele Stadium. Turaza kuba tuyigarukaho mu biganiro byacu biri imbere tunareba ndetse n'ibiki byavuye kuri uyu mukino. Yes, ubwo rero reka tubwire abantu ko turi muri tombora, turi kumwe na Altas Rwanda kabisa Limited. Iyi ngiyi ni company yaje ije kubaha ubwasisi. Ubu ngubu bari muri tombora rero aho uri kugura moto imwe, uragura moto imwe ya Sipiro ubundi ugahita winjira muri tombora. Spiro iri muri Tour du Rwanda. Nayo cyane rwose imeze neza cyane. Iri kumwe n'abanyarwanda muri Tour du Rwanda. Altas rero Limited, iyi ngiyi barakubwira bati hano ku Muhima hazwi nko kwa Verima niho dukorera. Uraza rero ugure moto ziri kuri promotion, baguhana na plaque zayo hano mu mujyi wa Kigali ndetse no hanze ya Kigali mu ntara barahari cyane. Aho ugura moto ugahita winjira muri promotion. Tombora rero baguha agapapuro uzazana ko muri tombora. Ubu ngubu ku munsi wo kuwa mbere w'icyumweru gitaha harabona iminsi 2 ku itariki 2 bazaba bari gutombora moto ya kabiri. Ni tombora izarangira mu kwezi kwa kane. Ubwo rero mugire vuba rwose. Moto ya mbere maze gutsindirwa, moto ya kabiri nayo iratsindirwa ejo bundi rwose ku itariki 2 bakabiri mu kwezi. Ubwo nababwira iki rero, ni mugure moto hirya no hino mu gihugu tafite amashami yacu. Sipiro ni moto nziza cyane, ni moto itangiza ikirere, ni moto kandi igendaho neza ukagerayo. Yes, ubwo rero muri Salama Machine baratubwira nabo badufitiye product ebyiri. Harimo matera nziza cyane zifite paseri ya metero 2 kuri 2, akaba metero na 80, metero na 60. Ubwo rero muri Salama Machine murabaza kuba mubasanga hariya Ijabana. Ikindi noneho agashya nuko banagufitiye matera we wishyiriraho, wihitiramo umwenda bagushyiriraho, ukagenda rwose ku ruganda ukabwira ati yenda nshaka uyu mwenda bakahita bawugushyiriraho biruka cyane. Rero rwose bashaka kurangura bose mu nyarukire Ijabana muze kuba house ibiro by'umurenge. Si ibyo gusa muri Salama Machine ko bagufitiye na amabati arimo autoporta, auto ondire ndetse nandi menshi cyane agiye atandukanye. N'amabati rero nayo atari amanjanja amanjanja rwose, amabati meza cyane anyerera, ayo ukoresha wubaka warehouse, insengero n'ibindi bitandukanye, ayo wubaka amazu asanzwe imeze nk'amabati ariko atanyerera rwose. Yose arahari mu ngano zose no mu mabara yose wifuza muri Salama Machine. Basanga rero hariya Ijabana hafi n'ahahoze umurenge niho bakorera. 0782 niyo nimero wababonaho muri Salama Machine. Yes, Salama Machine rero itwinjije muri mu bakiri batoya nabo baraza kuba bakina muri no weekend champion y'abakiri bato moins de 20 ans. Ni moins de 20 ans Ferwafa U20. Yes, Ferwafa nabonye bayita Ferwafa Youth League. Bahise mbikira gusa nabonye ari izina bayihaye. Ubwo ngaba tujyaneyo. Igihari n'iki, igihari nuko iyi shampiyona izatangira ku munsi w'ejo mu batarengeje imyaka 20 mu byiciro bibiri, mu bakobwa no mu bahungu. Barumuna babo batarengeje imyaka 17 bo bari batangiye mu cyumweru gishize, muri weekend ishize nibwo barumuna babo bari batangiye. Bazakina rero mu ma region cyangwa se mu ma league. No kuvuga ngo hari ligue ya Kigali, hakaba ligue y'Iburasirazuba na ligue y'Iburengerazuba. So ubwo rero nuko nguko bazakina mu byiciro byombi, mu bakobwa no mu bahungu. Nka match namenye cyangwa se umukino namenye nuko equipe ya junior ya polisi cyangwa se batarengeje imyaka 20 ba polisi ngaba tujyane muri abo batarengeje imyaka 20 bazakina n'ikipe ya AS Kigali ku munsi w'ejo ku Muganda. Kuri stade Umuganda. No, oya ni ku Muganda nyine, je sinari Umuganda. Ni kuri Tapi Rouge, niho bazakinira. Bayijyane Rubavu. Ni kuri Tapi Rouge niho bazakina. Ubwo abantu bazabona kanya bavuye mu Muganda saa 4 nibwo match izatangira. Tuzaba turi hariya, so bazi ko ntoza. Rero umutoza nawe urabatoya. So ubwo rero tuzaba turi hariya mu bana. Junior ya AS Kigali izakina ku saa 4 n'ikipe ya polisi. Ubwo n'izindi zizakina, za Gasogi zizakina, za APR zizakina. Nabonye ikipe yitwa Kiyovu Sport junior yayo izatangira igishyorongi, izaba iri gukina na APR, nabo bazaba bari gukina. Ubwo za Gasogi nazo zizakina, za La Jeunesse zizakina. Nk'itsinda se ry'i Kigali nabonye ririmo Gasogi, nabonye ririmo La Jeunesse, Gorilla,
za Viziyo, za AS Kigali, za APR, ahubwo Rayon Sport ibonye bajyanye Rulindo niba ari uko zakina mu majyaruguru iri muri kiriya gice. Ni icyo ngicyo twaba tuvuze ku bakiri batoya. Icyo abantu bamenya ni uko mu mabwiriza nabonye abakinnyi 6 nibo bazajya baba bemerewe gusimbura, mu gihe abakinnyi 30 bemerewe kujya ku rutonde ruzakoreshwa. Abifuza kongeramo abakinnyi ubwo ni make mu mabwiriza nabashije gutera ijisho. Abifuza kongeramo abakinnyi bazabongeramo fazare irangiye, hanyuma nta mukinnyi w'umunyamahanga wemerewe gukoreshwa muri iyi mikino kereka afite icyangombwa cy'ubuhunzi cyangwa se akaba afite ikindi kimwe kigaragaza ko akorera mu Rwanda, ko abana b'abadiplomate ko akorera mu Rwanda. Ibyo ngibyo biremewe ukaba wakina. Ngira ngo nibyo twaba tuvuze ku batoya. Courage Shema Ngoga Fabrice, Courage rwose urabona ko byibura hari ibimenyetso Anthony, niyo bintu byapfa ariko hari ibimenyetso. Ni ukuri ibimenyetso birahari. Unyemere rero tuvire rimwe mu Rwanda duce gato muri shampiyona y'abagore, twabdetinga abantu imikino y'umunsi wa 18 wa shampiyona. Ubwo ngabona hatujyaneyo AS Kigali ku munsi w'ejo izabibagana na Rayon Sport saa 6 ku zuba kuri Pere. Urumva match ibanza ikipe yitwa AS Kigali ngaba dufashe twageze mu bagore muri bashiki bacu. Match ibanza AS Kigali yatsinzwe ibitego 8-0 mu Nzovu. Byinshi cyane. Ubwo rero ku munsi w'ejo ikipe yitwa Rayon Sport izaba yasuye AS do Kigali Women Football Club. Yahinduye umutoza, ubifitwe n'uwitwa Mubumbyi Adolphe wakoresheje imyitozo iri tactique ya nyuma muri iki gitondo. Ubwo rero bazaba ariyo saa 6. Urakoze cyane Ngabo. Ubwo bazaba ari hariya kuri Kigali Pele Stadium saa 6 bakina uyu mukino, mu gihe Kamonyi izaba yakiriye Inyemera nayo ku munsi w'ejo. Hanyuma Macuba izaba yakinnye na Muhazi saa 9. Polisi izaba yakinnye na APR Ishyorongi, nayo ni match ikomeye. Mu gihe Forever Polisi izabanywa ariko nako Polisi izabanywa, Polisi izabatsinda. Ntabwo yazana blague bari gushaka igikombe cya shampiyona. Mu gihe Forever nayo izaba yirwanaho ikina na Nyagatare kuri Tapis Rouge. Ubwo ni imikino ndi kubabwira imikino izaba ku cyumweru, mu gihe na Bugesera nayo izaba yakinnye n'Indahangarwa kuri stade ya Bugesera ku isaha y'isa 9. Abashiki bacu abantu bajya kureba iyi mikino. Iyi shampiyona imaze gukomera, irakomeye cyane. Ubu ngubu ikipe yitwa Rayon Sport na Polisi ni 2-2. Uziko ubanganya amanota, Rayon Sport ikayobora ku bitego ibarusha izigame. So ubwo rero Rayon Sport AS Kigali iri guhonda agatoki ku kandi iti turi gushaka amanota azaturekera mu cyiciro cya mbere. Rayon Sport nayo ikavuga iti ahubwo ni igihe cyiza cyo kuza tukongera ibitego. So niyo rero jone ya 18 izaba ikinwa mu bari n'abategarugori muri rusange. Courage, felicitation kuri Nikita Gicanda komiseri. Ubona hari impinduka zigenda ziba muri imikino y'abagore. Amakipe ari kuva ku bibuga bibi, za Bugesera zikava kuri Mbyo zikaza kuri stade ya Bugesera. za Macuba zifite ibibuga byazo, za APR ikina kuri Kamena, iriya yo mu cyiciro cya kabiri ikina kuri Kamena yitwa Mutunda. Ubona nyine byibura hari agatushe, byibura hari ibimenyetso. Ngiye mpora mvuga ngo reka tujye duha abantu icyizere tuzaba judging ibintu byarangiye. So ubwo rero Courage kuri Gicanda, ba Mama Clarisse barimo, nawe buriya aba muri komisiyo sinzi niba rubizi, ba Gloria Gogo nawe arimo. Gogo abamo. Gicanda yiyegereje aba legend wa muntu. Ameze neza cyane. Urumva cyane Valverde. So Courage rero tuzakomeza tubasupporting mu mupira w'abagore. Turahari ibyiciro bya kabiri n'ibya gatatu, tuzajya tubabwira rwose uko bimeze. Kuko turi basaza banyu kandi tugomba kugendana mu ntambwe zose. Kabisa. Yes, ubwo rero reka tuze mu kanya gato twinjira muri volleyball. Noneho tureba ibiro biraza kubivuza ubuhuha shampiyona irangira, twataka imikino ya kamarampaka. Turaje turebe uyu munsi bihatse iki muri volleyball, tunareba no ku mugabane w'Uburayi tombora ya UEFA Champions League nayo mu kanya tujya tugana ku musozo. Ubwo rero ntimujye kureka tubanze twamamaze abafatanyabikorwa bacu.